Halo. Halo. Unyuze amafaranga ubinzara kewe. Mani amafaranga ndagafite ariko mbwira nimero mpite ngoherezaho ubona vuba. 8 Hold up. 2 3 4 3 2 rimwe 2 rimwe umuntu bakubwiye ngo wohereze amafaranga inzara 2020. Oh my god. Ni gute umuntu akuguza amafaranga ngo ntamwohereze vuba ukaba gutinda zitanje umuntu akavuga ibintu ariko amafaranga kuko atari kuza ko ntago ndi kubona amafaranga mu minota 5 ngabe kangezeho ibyo bintu byabateka mutwe mpamvu kwangugayo wambwira ugagiye wewe basikashaye yewe we kuyanje wapi umva sha amafaranga naguhereje ntabwo wajyagaje wenyine n'uburi nago ngusabye akantu kigeze gasamba niyo mpamvu wadaze bakurebe cyane barabona wanaradaze kuko umusatsi kwarazamutse nawe amafaranga 200 ntacyo birakumarira wambare kwa nyuma umubare nakubwiye umbwire umubare kwa nyuma nakoresheho wanyohereje shambwira kwa mubare kwa amafaranga amafaranga ni 500 umubare wa nimero yanjye urunyoreza amafaranga uyegwa na rimwe ngira wo ugohereje kugira ngo twumve ko byamakinze tangira ko gayo kari mu naga 5 2 1 6 nibwo mubare gwa nyuma niba atari ubwo gayobye mani yo karindwi na irimo nyumvira imibare nakubwiye zegwa na rimwe gayobye nose man ntabwo sema kuba oya mani wesha gayobye buriya nyine ubwo gayobye njewe uzingi Puri on the beat. Amafaranga y'ubuntu kararyoha n'ukuri kw'Imana. Mafaranga we ibihumbi 100. Amafaranga biyari kubesha raka. Aga mafaranga ikintu giye kuyakora mugani. Giye kuyajyamo voka ngiye. Ibi bintu byareheruka kubaho kera natwagwicira cy'icumero ko sinzi ibintu byanjeho. Reka mbwisata ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biba power ariko si wowe urambaza ikibundi amafaranga gakuyobeyo amafaranga ikubyumva ni wewe sana amafaranga bashaka abanyabuko jyana ari muri branch kuzana umubuko cyaga waje kujya voka nimba ari nibitiritiro abirisha byose ndabizi mvira kuno dore ibinda biyamaga njewe ibinda biyamaga umba wa mugabo amafaranga ufite uragaza naga umukozi wa Emita ngubu amafaranga ufite bagiye kwicisha umwana we anashaka apesi mfite amafaranga tutaba bimbwiye ova mugore wawe tugiye guhita tumujana wa mujana sukanyongiraga ufite n'uwa kabiri umujanye utazo no mu mujyango wanyu bahitaga bagucukugura kugendera mu kagare mfite amafaranga niyo nagenda ndi kwirira izo mineke gusa zaba zihagije twagabanya imiteto ahangaho mbaho ideni ngibyo rukuza umva mani wagize wenda tukagabana ajana mu make akosi wakubwira ko buno nta n'igice nisigaranye gose nagatanze mu komande nimba ngiye kwenda cyuza uruganda rwavoka nje simbizi uruganda rwavoka simani rubaho kamenye ako kantu ni kabi amafaranga gose nabonye SMS ngezeho mbona vutu amafaranga gose mitanga ijana nta kibazo izo voka turazisangira